Yesu nashimwe ndongera ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Mahoro Yesu aho abantu be nabe muri mwebwe. Turabashimiye ku bw'urukundo muri gukomeza mutugaragariza kuri channel ya Uwanyira wa Adeline. Komeza usangize n'abandi ubutumwa nimba nawe ufashijwe, Imana yo mu ijuru bahereza umugisha. Rero ubu ngubu rwose turi kumwe, turabasuje rero hirya no hino aho muherereye hose mu mpande enye z'isi hose turabashuje. Imana nibane namwe. Amazina ni yayandi na Adeline Uwanyirawe de Evangeliste. Ndashima Imana kwikomeje kuntiza imbaraga zayo, ikaba inkomereje muri ubu buntu, ikaba inkomereje muri aka gakiza. Ndashima Imana cyane ko ikimaye kukuka kayo nukuri n'ibyishimwe. Ngiye uko bwije nuko bukeye bukenda bishimira Imana kubera ko iki kibuga turimo hari abandi bakibanjemo kandi natwe tuzakivamo, hari abandi bazakijyamo. Rero Imana amahoro ihabwe icyubahiro ko ikibyemeye ko tukivuga izina ryayo mu kanwa kacu, turimo duhumeka umwuka w'abazima, nta gikuba cyacitse, imiryango yacu ari muzima, kabone n'iyitaba ari muzima nta cyadukura ku mwami wacu. Yesu rero abahereza umugisha. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana, ariko mbere ko turisoma ndagira ngo tubanze dusenge. Ibintu byose ni muri Yesu, nta Yesu nta buzima. Reka rero tubanze duce bugufi imbere y'Imana, dusenga Imana kugira ngo n'ijambo nuryumva rimanukire mu mutima muzima, rimanuke rize gusenya, rize risize, rize rukora imirimo n'ibitangaza hagati muri wowe. Imana data wa twese, Imana ishoboye, Imana ihambaye, data wa twese mwiza, ndagushimye kandi ndaguhimbaje. Ngushimiye neza n'urukundo byawe, ngushimiye kuri Imana idukunda tudakwiriye, ngushimiye kuri Imana ikomeje kuba mu ruhande rwacu. Izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Aya masaha rero data wa twese mwiza, tugeze mu mwanya mwiza w'ijambo ryawe. Unyemerere Nyiringabo, ntabaringe izina ryawe rishyirwe hejuru, icyubahiro cyanjye kibure hagaragara icyubahiro cyawe. Nge sinamenye icyo nabwira imitima y'abantu, ariko urakizi mu gihe nk'iki, kuko abantu bakeneye ijambo, mu gihe gisa nk'ikinyagora ku ngoma Imana. Ngewe rero ntacyo nabona navuga, ahubwo umwuka wawe uri muri nge. Reka abe ariwe wivugira, ngira mikoro Nyiringabo, maze wirangurura ubwoko bwawe. Ngaho rero duciye bugufi mwami Imana nzima, icyubahiro cyawe cyururuke mu izina rya Yesu. Abumva ijambo ntibasigara uko bari, ahubwo rikora umurimo munini muri bo. Mana data wa twese, uko tuzabona abakizwa mu izina rya Yesu, tuzajya dushima izina ryawe. Ubwami bwawe nibukomeze kwamamara mu isi hose, ibizaremwe byose bikomeze kugushima no kuguhimbaza. Urakoze rero, ni mu izina rya data wa twese dusenze twizeye kubikora, amen. Imana ihabwe icyubahiro. Rero ni Imana yacu bwite, ni Imana ishoboye. Tugarutse mu ijambo, kandi nkunda kubabwira ngo nimukunde ijambo, kuko Satani yamaze kukwiba ijambo, byanga byakunda aba yamaze kukurasa. Gira ibihe byiza byo kuba mu ijambo, ugira ibihe byiza byo kwegerana n'Imana mu ijambo, ukunda ijambo nk'uko wikunda, kuko twabayeho ku ijambo kandi abantu bazakomeza kubaho ku ijambo. Rero kunda ijambo ry'Imana kuko ni ubuzima, ni umutsima udutunga iminsi yose. Kunda ijambo ry'Imana kuko ijambo ry'Imana ni isoko y'ubuzima bwacu. Kunda ijambo ry'Imana kuko ijambo ry'Imana ririmo byose. Kunda ijambo ry'Imana kuko kuba muri Yesu nta jambo ntacyo biba bikumariye. Imana ishimwe cyane. Rero aya masaha dushimiye Imana yo mu ijuru kuko ikomeje kuturindira mu buntu bwayo. Dushimiye Imana yo mu ijuru ko ikomeje kutwigisha ijambo. Dushimiye Imana yo mu ijuru ko nawe kandi ukomeje gukurikirana ijambo ry'Imana. Reka rero dusome ijambo ry'Imana. Ndagira ngo twige ku ijambo ry'Imana nahaye umutwe uvuga ngo bamaso, dore Satani arashaka kukunogora mw'amaso. Bamaso, Satani atakogosha umusatsi akakumara mw'amaso. Yesu abahereza umugisha. Rero reka dusome ijambo ry'Imana. Turasoma Abacamanza 16. Reka duhere ku murongo waho wa 16. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ariko kuko yamushimikiriye iyo minsi yose, akamubaza amuhata, amurembeje nk'uwenda gupfa, nuko amubwira ibyari mu mutima we byose. Aramubwira ati
nta cyuma cyogosha kigeze kunyura ku mutwe, kuko nabaye umunaziri w'Imana uhereye nkiva mu nda ya mama. Nakogoshwa imbaraga zanjye zashiramo ngacogora nkamera nk'abandi bose. Nuko Delila abonye ko amubwiye ibyari mu mutima we byose, atuma ku batware ba Filisitiya ngo nimuzamuke iyi nkubwe gusa, kuko yambwiye ibyari mu mutima we byose. Nuko abatware ba Filisitiya bamusanga aho ari bazanye za feza, aherako amusinzirira ku bibero, maze ahamagaza umuntu wo kumwogosha imigabane 7 y'umusatsi, aherako amushinyagurira imbaraga ze zimuvuyemo, maze aramubwira ati, wapfa Samusoni, Abafilisitiya baragusumiye. Arakanguka yibwira ko yisohokera nk'ubundi akikunkumura, ariko yari atarazi ko Uwiteka yamuretse. Abafilisitiya baherako baramufata, bamunogoramwo amaso, bamumanukana i Gaza, bamubohesha iminyururu y'imiringa, bamugira umusyi mu nzu y'imbohe. Ariko nubwo bari bamwogoshe umusatsi wo ku mutwe wongeye kumera. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Haleluya. Dusomye ijambo ry'Imana. Iri jambo ry'Imana dusomye ririmo ibintu byinshi kandi ririmo ubusobanuro bwinshi. Uyu ni umugabo Samusoni twese tuzi wakuze nk'umunaziri. Ni umugabo Samusoni twese birashoboka ko iyi nkuru atari ubwa mbere yumvise, birashoboka ko atari bwo wabibwirizwa, ariko reka nkubwire ngo ijambo ry'Imana rihora ririshya igihe cyose. Uyu mugabo Samusoni yavutse yaravuzweho n'Imana. Uyu mugabo Samusoni yabyawe Imana yohereje marayika wayo kuza guhanurira mama wa Samusoni, kuko yari yarabuze urubyaro. Imana ishimwe cyane. Samusoni rero izi mbaraga tuvuga yarazivukanye. Samusoni yakoze ibintu byinshi. Samusoni yarwaniye Abisirayeli abaneshereza Abafilisitiya babarwanyaga. Haleluya. Samusoni yari afite imbaraga atarigeze ashakisha, ahubwo yari yarazivukanye. Mahishim natanye nkubwira ngo bamaso Satani atakogosha umusatsi bakakunoguramwe amaso. Samusoni yari umunyembaraga. Samusoni yagiye akora iby'ubutwari mu mibereho yiwe, ngo Imana irangije ngo imutegeka ngo gukundana n'umukobwa w'Umufilisitiya, ngo noneho ngo igihe bari mu nzira bagenda n'ababyeyi be, agiye kwereka ababyeyi umukobwa yari yabengutse, ngo bageze mu nzira ngo bahahurira n'intare. Iyo ntare ngo arangije ngo Samusoni ngo arayireba arayitegereza, ngo amaze kuyitegereza ngo arangije arayicakira, intara arayica. Imana ishimwe. Bishatse kuvuga ko Samusoni yari umunyembaraga koko, umuntu ubasha kwica intare. Yari afite imbaraga ndetse nyinshi zihambaye. Haleluya. Samusoni ngo amaze kwica iyo ntare, ikintu gitangaje kurusha ibindi byose nuko bukeye yongeye kuhanyura ngo yigendagendera, ngo arebye muri ya ntumbi ya ntare, ngo arangije ayikuramwo ubuki. Ngo amaze kuyikuramwo ubuki ngo nawe arangije ngo araburya, ngo ahereza no ku babyeyi be baririra. Bishatse kuvuga iki? Mu ntambara zose unyuramo, mu rugamba rwose uri kurwana, muri iyo ntambara urwana n'ubwo ikomeye, icyo kigerageza uhagazemo n'ubwo gikomeye, ndagira nkubwire ngo komera ku ibanga wavuganye n'Uwiteka, uraza kugihakura ugikuremwo ubuki, uraza kukiboneramo igisubizo. Nukomera ku ibanga ry'Uwiteka Imana, nukomera ku cyo Imana yakubwiye, ugakomera ku isezerano wavuganye n'Imana, ugakomera ku cyo yavuganye nawe usenga, ugakomera ku cyo yavuganye nawe uririmba, muri urwo rugamba n'ubwo rukomeye uraza gukuramo iki? Uraza gukuramo igitangaza cy'Uwiteka Imana. Imana ishimwe cyane. Twavugaga ku mugabo bita Samusoni. Samusoni rero ngo yakomeje kubana n'Imana. Samusoni agenda akora ibitangaza binyuranye. Ariko nubwo bimeze gutyo, ndashaka gusatira umurongo nasomye. Nubwo bimeze gutyo, haleluya, Imana riri kuri Samusoni, ariko na Satani bari imbiri barahiganaga. Hari icyobo Satani yari yacukuriye Samusoni kinyuze kuri Delila, kinyuze ku mugore. Imana ishimwe cyane. N'ahandi Satani yafatishirije Samusoni usibye kuri Delila, yamufatishirije ku mugore. Imana y'amahoro ihabwa icyubahiro. Haleluya.
ngo birangije ngo Samusoni yinjirirwa n'indaya n'imaraya bita Delila, bakozi b'Imana bavuga butumwa. Nimube maso mukomere kwibanga. Ndashaka kubwira ngo nimukomere kwibanga. Uwo ngo uri kokoshyosha kubaza uburyo usenga, akubaza aho usengera, akubaza akakwereka umutima w'uburyarya, akakubwirisha utugambo dusize umunyu. Bamaso atabari Delila wawe ushaka kukunogoramwo amaso, bamaso atabari Delila wawe ushaka kugukura ku mwami. Bamaso ukomere kwibanga. Abantu muri iminsi ya none bananiwe gukomera kwibanga. Mubyeyi mwiza, komera kwibanga. Samusoni ngo arangije amaze kwinjira maraya yitwaga Delila. Maraya yari yamaze kumutumwaho, Abafilisitiya baramwinjirira, bamwemerera n'ikiguzi bagomba kuzamuhereza. Bamaze kumwemerera ikiguzi bagomba kumuha, baramubwira ati wowe koresha uko ushoboye, umwereke urukundo. Numara kumwereka urukundo, noneho nawe arakubwira ibanga akoresha kugira ngo abashe kutunesha. Arakubwira ibanga akoresha kugira ngo abashe gutsinda Satani. Arakubwira oya mwinginga, umwegere, umwigire w'inshuti, umuganirize cyane. Arakubwira ibanga yubakiraho. Nshuti yanjye, bamaso banza umenye neza ngo uwo muntu muri kumwe ninde. Uramenya atakubera Delila agatuma bakunogora mw'amaso. Imana ishimwe cyane. Nuko ngo Samusoni ngo abonye ko ngeze ku murongo twasomye wa 16, ngo abonye ko amaze iminsi amurembeje, ngo ndetse yenda no gupfa. Ibaze ngo yaramuhatirije, aramubaza. Samusoni yatangiye ajya amubeshya, yamubeshya. Abafilisitiya bakaza bakabona biranze, ngo noneho ngo umudamu yiyemeza kumubaza, amwereka ko no gupfa apfuye naramuka atabimubwiye. Imana ishimwe. Hari benshi bakuza bakwereka impuhwe nyinshi cyane, bakwereka ko bagukunze, bakwereka ko nyine ari wowe wenyine ku isi bakunda, ariko nahandi ashaka kukugwisha mu cyaha. Mukobwa, rubyiruko, muri iminsi ndi gushaka kubwira urubyiruko cyane, uwo ngo uza kwereka gukorera buri kimwe cyose, aza kwereka ko agukunze, akwereka ko nta wundi mukobwa wakuruta, akwereka ko ari wowe mwiza ku isi yose, nta kindi arashaka kukugwisha mu rwobo. Ahubwo bamaso, umenye ibyo umubwira, umenye ibyo umuganiriza, umenye ibyo muganira bidatuma bakunogora mw'amaso. Imana ishimwe cyane. Ngo Samusoni ngo arangije, agahinda gakomeye cyane. Umukirisitu utagira ibanga, umukirisitu utagira ibanga, umukirisitu utagira ibanga. Ndakubwiza ukuri, Satani arakunogora mw'amaso. Gira ibanga, menya kubika ibanga muri wowe, menya kubika ibanga. Icyo wavuganye n'Uwiteka kibi cyawe n'Uwiteka. Umenye ibanga ugenderaho, umenye ibanga uvugiraho, umenye kubika ibanga ry'urugo rwawe. Menya kubika ibanga ry'urugo rwawe, kuko aho niho Satani agutegera, bigatuma nyurimuzi akaza kugusenyera urugo. Yo, Imana idutabare cyane. Ngo Samusoni ngo arangije ngo amubwira n'icyari imbere mu mutima. Ngo Delila ngabonye kamubwiye, ngo ahita hamagara Abafilisitiya, ngo baramubwira ngo nimuze noneho, namaze kumenya ibanga kuri iyi nshuro, nimuzamuke, namaze kumukuramo ryabanga. Ngo Delila ngo arangije ngo ashaka umuntu wo kogosha Samusoni. Ngo Samusoni amusinziriza ku bibe. Murokore wisinzira, murokore bamaso, aho usinziriye hoya, ongera ubyuke. Satani arimo aragusinziriza, Satani arimo araguca intege, Satani arimo arakunamura, arakwereka ko ari ibidashoboka, arakwereka ko ari ibidakunda, arakwereka ko inzira zo mu byaha arizo nzira nyakuri. Ariko ndakubwira ngo va mu byaha ubone Yesu, va mu byaha ugarukire Yesu. Imana mu ijuru dutabare cyane. Ngo Samusoni asinzira ku bibero by'Imana. Iyo Satani yamaze kukwinjiza mu byaha,
iyo satani yamaze kugutebeza mu byaha, byanga byakunda burya aba yagushyikiriye, byanga byakunda burya aba amaze kukunamura. Nubona watangiye gucika intege zo gusenga, ujye umenya ko satani agiye kukumaramo amaso. Nubona watangiye gucika intege zo kuba imbere y'Imana, ukabona watangiye gucika intege zo gusoma ijambo ry'Imana, ujye umenya ko satani ari akuri runono kugira ngo akujoboremo amaso. Imana ihabwe icyubahiro. Hoya ba maso, kanguka, ukomeze icyo ufite, ukomeze ikamba wahawe, kuko satani ararwana, agiye arwanira ikikurimo. Satani arimo araca hasi no hejuru, satani arimo arohereza abagutera, arimo arohereza ibibombe by'amagambo kugira ngo biguce intege mu kuririmbira Imana. Satani arimo arohereza abanzi benshi ngo kugira ngo baguce intege zo kuvugira Imana. Komera kwibanga, komera ku cyo wavuganye nawe. Imana iguhamagara ntibari bahari, Imana ikwinjiza mu murimo ntabwo bari bahari, hari icyo yavuganye nawe. Tujya dushima Imana cyane. Abantu baravuga bakongera bakavuga bakongera bakiyongeza, ariko Imana ni ifite ijambo rya nyuma ku buzima bw'umuntu. Samusoni ngo arangije, Abafilisitiya baraza, ngo arongera arikunkumura, ngo yibwira ngo ni nk'ubwa mbere, ariko Uwiteka Imana ngo yari yamaze kumuvaho. Mbega agahinda gakomeye, mbega agahinda gakomeye, ngo Uwiteka Imana yari yamaze kumuvaho, yamaze kwigendera. Murokore muri iyi minsi ya none, aho Uwiteka ntiyagusize, aho nturi kwibwira ngo ni nk'ibya mbere. Warahanuraga bikemera, ukavuga ijambo ry'Imana bikemera, ndetse bakagukomera n'amashyi. Yo, wararimbaga abantu bagafashwa. None uyu munsi wa none bimeze gute Muroko? Bimeze gute? Ahari nawe ntuhagaze nkaho wibwira ko ari nk'ibya mbere, ntuhagaze wibwira ko ari nk'ibya kera, kandi Uwiteka aramaze kukuvaho. Nshuti yanjye, igihe wagwaga mu busambanyi Uwiteka arakuvuyeho, igihe wagwaga mu biyobyabwenge, igihe uba wicaye mu magambo, igihe uba wicaye mu bidafite umumaro, igihe uba wicaye warataye umurimo w'Imana, byanga byakunda, bamaso urebe neza Uwiteka ataba yaragukuweho. Ngo Samusoni ngo arangije arikunkumura, abona biranze, Abafilisitiya baramusumira. Bamaze kumusumira ngo bamunogora amaso. Satani amaze kunogora mw'abandi amaso, Satani amaze kumara mw'abandi amaso. Murokore niwe mvugana nawe, usigaye werekwa kangahe? Ese yo uyu usenga ubona iki? N'icyo uri kwerekwa muri iyi minsi? Uramenye dore Satani nta kindi ashaka, arashaka kugukuramo amaso y'umwuka kugira ngo ugende nk'uko ab'isi bagenda, kugira ngo ugende wijandike mu bidafite umumaro, kugira ngo ugende usayishe nawe akubone. Rimwe na rimwe bazakubwira ati somereho gakeya n'ubundi nta cyaha kibihana, ariko ndagira ngo nkubwire ngo Samusoni, marayika w'Imana amanuka kubwira mama we, yaramubwiye ngo uzirinde ikizira cyose, ngo habe na vino ntizigere ikugera mu nda, ngo n'ikizira cyose cyazizwe cyose ngo ntikizigere kikugera mu nda, kuko umwana ugiye kubyara ni umunyembaraga. Ariko ibyo ntibyatumye Uwiteka adasiga Samusoni, kubera ko Samusoni yari yamaze kugenda mu byangwa n'amaso y'Uwiteka. Nshuti yanjye, ongera wisuzume, ongera wisuzume, ongera usubire mu bihe, ongera wibuke umunsi wakizwaga, wibuke imbaraga wari ufite, urebe nimba uyu munsi wa none arizo ugihagazemo. Abakozi b'Imana uyu munsi wa none Satani aducukuriye urwobo, kandi uru rwobo ni rurerure, buri wese utabaye amaso warugwamo. Ntabwo rwagutinya ngo ni ukuri bishopu, ntabwo rwagutinya ngo ni ukuri pasiteri, ntabwo rwagutinya ngo ni ukuri revera, ntabwo rwagutinya ngo ni ukuhanura cyane, ntabwo rwagutinya. Uru rwobo rurasamye, kandi Satani arashaka kuruturamo buri muntu uwo ari we wese. Bamaso,
Satani atakogosha. Ariko hari ijambo ryiza nasomye, niyo mpamvu mvugana nawe uri kunyumva aya masaha. Nasomye umurongo urambwira ngo nuko Samusoni nubwo bari bamunogoye mw'amaso, umusatsi wongera kumera. Imana ishimwe cyane. Ndashaka gusenga Imana nkubwira ngo Uwiteka yongera kumereza umusatsi, Uwiteka yongera kumereza agasatsi. Abafilisitiya bari barakwishimye hejuru, nawe wihorere. Uwiteka yongera kumereza umusatsi, ubashe kurwana urugamba. Uwiteka yongera kumereza agasatsi, ubashe gutsinda ibyagutsindaga. Uwiteka kumereza agasatsi, uve mu busambanyi urimo. Uwiteka kumereza agasatsi, uve mu businzi urimo. Uwiteka kumereza agasatsi, uve mu magambo wicayemo. Uwiteka kumereza agasatsi, wongere wegera Imana, wongere usenga Imana, wongere ube mu bihe byiza byo gusenga. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Ndashaka ko dusenga Imana, ndashaka ko twegera Imana tukaba mu bihe byiza byo gusenga, tukabwira Uwiteka Imana ngo tumenye neza ko Delila yatwinjiriye arangije atwogosha umusatsi. Uyu munsi ntabwo cyerekwa nk'uko werekwaga, uyu munsi ntabwo kibwiriza nk'uko wabwirizaga, uyu munsi ntabwo gikora umurimo w'Imana nk'uko wawukoraga, uyu munsi ntabwo gisenga. Wasengaga yitatu none nayo umunsi umwe asigaye akunanira. Wasengaga amasengesho y'iminsi 40 none niyo amasaha ntabwo kibasha kuyashobora. Ariko reka nkubwire inshuti yanjye, reka nkubwire aya masaha ingingo Uwiteka Imana yongera kumereza agasatsi, ubashe guhagararira umuryango wawe. Ingingo Uwiteka Imana yongera kumereza agasatsi, ubashe kubaka urugo rwakunaniye. Ingingo Uwiteka Imana yongera kumereza agasatsi, ubashe guhagarara mu kuri kw'ijambo. Imana ishimwe cyane. Hari abantu bari kugenda uyu munsi wa none kandi amasara amaze kubavamo. Niyo mpamvu bazajya kuguhanurira, baguhanurira ibitangaza gusa, baguhanurira ibidahari, baguhanurira ibyo barebesha amaso yabo, baguhanurira ibijyanye n'irari ryabo, batangire kukubwira ibitandukanye n'ibyo wavuganye n'Imana. Wibagirwa isezerano, wibagirwa ibanga ufitanye nayo, kubera ko Uwiteka amaze kumunogoramo amaso. Ariko ndavuga ngo Uwiteka yongera kumereza agasatsi, kongere kamere, kugira ngo ubashe kwishima hejuru y'abazimu bakurwanya, ubashe kwishima hejuru y'abadayimoni bakoherereza, ubashe kwishima hejuru y'ibiguhiga n'ibikurwanya. Imana ibahereze umugisha. Reka dusenga Imana, reka twinjire mu bihe byo gusenga. Ndumva nshaka gusengera abantu bashaka kongera kugarukira Yesu nk'umwami n'umukiza wabo. Ndumva nshaka gusengera abantu bafite inzara n'inyota yo gukorera Imana. Ndumva nshaka gusengera abantu bafite inzara n'inyota yo kwatura bakakira Yesu, bakamubwira ngo Yesu reka twomatane nawe, Yesu reka dukorane nawe, Yesu reka tugendane nawe. Mbese wamaze kurambirwa ibyo wari urimo, nawe urabireba ukabona ko biteye isoni. Umaze kurambirwa uburaya, umaze kurambirwa ubusinzi, umaze kurambirwa ibyo ugenderamo. Ndagira ngo nkubwire, nyemerera nimba Uwiteka yakugiriye ubuntu ukabasha kuntega amatwi, ukabasha kumvira ijambo. Samusoni ntabwo Satani yegeze amutinya, kandi Samusoni ndagira nkubwire ngo izi mbaraga yarazivukanye. Twebwe twirwa dusenga dushakisha, duhamagara Imana ngo iduhereze imbaraga, tuyinginga ngo idusukeho amavuta yayo. Ariko Samusoni ndagira ngo imbaraga yari yazivukanye, ariko ntabwo Satani yegeze amutinya. Nawe Satani rero atinya. Satani ntabwo agutinya ngo nuko ngo uzi kuvuga cyane. Satani ntabwo yagutinya ngo nuko ngo uzi gusenga cyane. Satani ntabwo yagutinya ngo oya, ahubwo aguhiga cyane. Ikiruta byose, komera kwibanga, komera kwibanga, komera kwibanga. Umenya aho ugenda, umenya aho urara, umenya abo uvugana nabo, umenya abo uganira nabo.
Yesu rero abagirire neza, Yesu abakomeze. Reka twisengera Imana, duhamagara Uwiteka Imana, tuyibwire, tuyinginge, tuyibwire ngo tumaze kumenya neza ko Delila turi runono, tumaze kumenya neza ko atwinginga tubaza amakuru kugira ngo abashe kumenya ibanga tugenderaho. Ariko Muroko, uzi ko ari abaza bakubaza amakuru, bakubaza uko waraye, bakubaza uko wiriwe, bakubaza nimba mu itorero bigenda, bakubaza ese mu korari bimeze gute, kugira ngo bamenye ibanga ugenderaho, kugira ngo bamenye uburyo bakunogoramwo amaso. Murokore, komera kwibanga, nakubwira ngo ukomera kwibanga, kuko Satani ari maso kugira ngo anogoremwo amaso, kugira ngo akumaremo icyo Yesu yari yagushizemo, kugira ngo agukuremo ibihe byiza wagiranaga n'Imana. Ndashaka ngo dusenge wongere usubire mu bihe byiza n'Imana, ngo Samusoni yongera kwinginga Uwiteka. Aka gasatsi kameze Samusoni yongeye kwibuka ko yabanye n'Uwiteka, arongera asenga Imana, arongera arihana, aricuza, ajya imbere y'Imana yikubita imbere ngo mbabarira, nagize uburangare njya mu ndaya, shukwa n'umugore, ariko ongera ungarurira imbaraga mbashe guhorera amaso yanjye, ongera ungarurira imbaraga mbashe kurwanira Abisiraheli. Iyi niyo misiyo Samusoni yari yavukiye, kwari kugira ngo arwanire Abisiraheli, kuko Abafilisitiya bari bamereye nabi. Nawe hari Abafilisitiya bakumereye nabi, hari abarozi bakumereye nabi, hari abadayimoni bakumereye nabi. Ongera usenge Imana, ongera ujye imbere y'Imana, uyibwire ngo nubwo nagiye kure y'amaso yawe ngakora ibidakwiriye, ariko haracyari imbabazi. Urakicaye ku ntebe y'imbabazi, nanjye wambabarira, ukongera ukangarukaho, ukongera ukangirira ibambe, ukongera nanjye ukandika izina ryanjye mu gitabo cy'ubugingo, ukarikura mu gitabo cyo kurimbuka. Reka dusenga Imana. Mana data wa twese, Imana ishoboye, Imana ihambaye, uri data wa twese mwiza, urera kandi urakiranuka. Ukuri n'ukuri kw'ijambo ryawe tumaze gusoma, tumaze kubwira ubwoko bwawe, tumaze kubona ko Samusoni yari yavukanye imbaraga zidasanzwe, ariko Satani ntiyegeze amutinya, ahubwo yamuteze Delila, amutega umugore, amutega icyo umutima we wari urarikiye, babasha kunogorwamwo amaso. None Uwiteka, nsengera abantu bose bantega amatwi, nsengera abantu bose bateze amatwi ijambo ryawe. Hari Delila bahuye nawe, hari aho bagiye, hari aho bijanditse, mu izina rya Yesu Kristo. Delila banogozamwo amaso, kubera ibiguzi Satani yamaze kubahereza. Ariko aya masaha nanjye ndasenze cyane, abemeye kukugarukira ubababarire, imbabazi zawe zongere zibabeho. Wongere ubamereze umusatsi ku mutwe, wongere ubamereze agasatsi ku mutwe, bongere bakwegere, bongere biyumve mu imbaraga, bongere bakumve ryajwi ryawe, bongere baryumve. Wongere ubaganirize mu gihe gisa nk'icy'Abafilisitiya babasatiriye, igihe Abafilisitiya babagize abacakara, igihe Abafilisitiya babamereye nabi. Mu izina rya Yesu Kristo turasenze cyane, reka mbone umubare wabo ukura mu bapfumu, reka mbone umubare wabo ukura mu busambanyi, reka mbone umubare wabo ukura mu businzi. Mu izina rya Yesu Kristo ndasengera abantu Mana kugira ngo bakire agakiza, kugira ngo bakire agakiza igihe gisa nk'iki. Reka bahaga ibyaha, reka basobanukirwe ibyo barimo. Mu izina rya Yesu Kristo wongere ubagarukeho. Nsengera abari abakozi bawe, Delila yamaze kunogozamwo amaso. Mu izina rya Yesu Kristo bongere basubire mu bihe byiza byo gusenga, bongere basubire mu imbaraga, bongere basubire mu bushobozi. Mu izina rya Yesu Kristo bwo kuba imbere yawe, bwo kukwegera cyane, bwo kugusenga cyane. Mu izina rya Yesu mpamagaye imbaraga z'Imana zidasanzwe, mpamagaye gukora k'Uwiteka. Tutayaze bone for the star in grere mandoreregere minifo ya sikamando. Mu izina
izina rya Yesu Kristo. Mu bisasi byabarwanyaga, mu bisasi byabahigaga, imbaraga z'umwanzi zicikemo kabiri, ibyabarwanyaga bitembere bibava imbere mu izina rya Yesu Kristo. Bongere bakire imbaraga z'Imana, bongere bakire gukora kw'Imana, bongere bakire uburinzi bw'Imana mu izina rya Yesu. Mana turasenze, gabanya umubare w'abarimbuka, wongera umubare w'abakizwa. Reka ubandukure mu gitabo cy'abapfa n'abarimbuka, ubandike mu gitabo cy'ubugingo. Mana data wa twese, ubikorere kwiyubahisha, kuko uri data wa twese. Turabizi urakicaye ku ntebe y'imbabazi, turabizi urakicaye ku ntebe y'urukundo. Nanjye rero ndabasengeye, wo karama we, ngo wiheshe icyubahiro mu gihe gisa nk'iki, wiheshe icyubahiro mu gihe gisa nk'iki Uwiteka Imana. Bongere bakugarukire, bongere baryoherwe n'ijambo ryawe, bongere baryoherwe n'agakiza kawe mu izina rya Yesu Kristo. Mana data wa twese, tuzabasha guhurira mu bwami bwawe, twumva indirimbo uzaturirimbira. Hayiwe, uwo munsi uzabunejeje, uwo munsi uzabuteye mwami Mana nzima. Yo ibyishimo tutegerajanye amatsiko mwami wanjye Mana yanjye. Niko twinginze cyane ngo dufate natwe komeze, uturinde tutagwa muri uru rwobo Satani yamaze kucukura, uru rwobo Satani yamaze gutegeraho abantu, abategeye ku nda nini ndetse n'ubusambanyi. Natwe turaziritse iyo myuka yose, imyuka ifata ubwoko bwawe akabajyana mu busambanyi, imyuka ifata ubwoko bwawe bagakururwa n'irari ry'amafaranga mu izina rya Yesu Kristo. Reka twongere twibuke umuhamagaro, reka twongere tusubire kwibanga aho waduhamagariye, twongere tuhakomerere mu izina rya Yesu Kristo. Ubwiza bwawe no gukomera kwawe bube ku bwoko bwawe rero, utugirire neza, uturengere Mana data wa twese. Urushaho gukora imirimo n'ibitangaza, natwe tuzashima izina ryawe ubwo uzaba wabikoze. Ni mu izina rya data wa twese dusenze twizeye kubikoze, amen. Shalom shalom. Ndabakunda kandi Uwiteka bishimire. Mugaruke mu bihe byiza byo gusenga Imana. Murakoze.